uyu muntu wari ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera nageremo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatumwe mu mwuka wera nagere muri uwo mutima, mwuka wera nagere kuri uwo mwijima, mwuka wera nagere kuri ayo mara, mwuka wera nagere kuri icyo gifu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nageramo ngo ngiye kubashyiraho mwuka wera. Imana igiye kuguzana mwuka wera agere ku buzima bwawe. Biravuze ngo hanura. Turahanura mu izina rya Yesu Kristo inyama zawe zibe nzima. Turahanura mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera agere muri wowe, iyo mitsi ibe mizima. Turahanura mu izina rya Yesu Kristo ayo magufwa yawe yahoraga babaye, yari yaramunzwe, yahoraga kocagurika, yahoraga kurya, wicara bikanga, umugongo wari ukuzahaje, wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maguru yari akuzahaje, wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ramashiko ya bandosika mu izina rya Yesu Kristo. Amagufwa yawe abe mazima, imbaraga z'Imana zigere muri wowe, mwuka wera agere muri wowe. Biravuga ngo mpanura uko ntegetswe guhanura ayo magufwa, tegetswe guhanurira ayo maguru, tegetswe guhanurira uwo mugongo, tegetswe guhanurira izo nyama, tegetswe guhanurira uwo mutima, tegetswe guhanurira mandasire boshikura mandosika, tegetswe guhanurira iyo nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Wowe tari ufite urubyaro, wowe wahoraga uribwa mu nda, wowe wahoraga ubabaye kubera igifu, harga kuboka mu izina rya Yesu Kristo. Amagufwa yawe aterane, umubiri wawe ube muzima, ukire mu izina rya Yesu. Icyago cyawe kigende, ikibazo wari ufite kirangire. Ngo nuko mpanura uko ntegetswe, nange ndategetswe ngo mpanure. Mbwira ayo magufwa yawe yari yarabaye nk'amagufwa yumye, umubiri wawe wari wabaye nk'amagufwa yumye, ibigaragaza byarabaye byinshi. Iyo mwuka atari muri wowe, iyo mwuka atari muri wowe, hari imyuka kwinjirana. Iyo myuka y'uburwayi irazika kwinjirana, iyo myuka yo kubabara irazika kwinjirana, umwuka w'agahinda urakwinjirana, umwuka w'ishari urakwinjirana, umwuka w'icyaha urakwinjirana, umwuka w'umubabaro urakwinjirana, umwuka wo guterwa urakwinjirana, umwuka w'amarozi urakwinjirana. Ariko Bibiliya yambwiye ngo mpanura umwuka w'Imana aze ku buzima bwawe, nahagera indi myuka irahunga. Wakire mwuka wera mu izina rya Yesu. Zaburi ya mbere. Ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Umwami Imana, ubuntu n'urukundo n'imbabazi no kugirirwa neza n'Imana bikomeho aho uherereye hose. Ndasuhuza bene data abari mu Rwanda mpande zitandukanye, bari amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali. Mugubwe neza, umwami abahaza ibyiza mwifuza. Ndayambira bene data b'abarundi n'abarundikazi, Imana ibahe umugisha. Ndabagundiriye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dusuje bene data bari ku migabane itandukanye, abari hano muri Afurika za Kongo, mugubwe neza, abari Kenya, Tanzania n'ahandi, abari USA, Amerika, Canada, Burayi ndetse na Australia, abari mu bindi bihugu tabashiye kurondora. Ndabishimira kandi ndabakunda. Umwami Imana ajye abahaza ibyiza mukeneye kandi mwifuza. Kuri iyi mikoro muri kumva Prophet Samuel. Iri ni ifunguro ry'umunsi. Riravuze riti, Uwiteka agushyizemo umwuka we wera ngo uzibure iyo mitsi yazibye n'ayo magufwa yangiritse, n'inyama zikubabaza bitwikirwe n'uruhu, bibone kubaho birinzwe n'uwo mwuka agushyizemo. Ndasubiramo, Uwiteka agushyizemo umwuka we wera ngo uzibure iyo mitsi yazibye n'ayo magufwa yangiritse, n'inyama zikubabaza bitwikirwe n'uruhu, bibone kubaho birinzwe n'uwo mwuka agushyizemo. Amen. Turasoma muri Ezekiyeli ibice 37 n'umurongo wa 4 kugera 6. Bibiliya yavuze ngo, arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa uyabwira uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ko niko Uwiteka abwira aya magufwa ngo,
dore ngiye kubashyiramwo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Amena. Ndasubiramo, arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa uyabwira uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka mubeho, ngo mubone kubaho, ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yacu nishimwe. Dusomye amagambo meza cyane arimo adusobanurira ifunguro ry'uyu munsi, ritubwira ngo Uwiteka agushyizemo umwuka we wera ngo uzibure iyo mitsi yazibye n'amagufwa yangiritse n'inyama zikubabaza, bitwikirwe n'uruhu, bibone kubaho birinzwe n'uwo mwuka agushyizemo. Ni muri ubwo buryo twari turi mu cyumweru cya Pentekote, ariko abana b'Imana duhora muri Pentekote kubera ko umwuka w'Imana ntabwo aza ngo yongere agende, ahubwo ahorana natwe, aduhoramo. Ni umujyanama, ni inshuti yacu, ni umufasha wacu, ari muri twebwe. Pastor ejo yaratubwiye ngo umwuka wera n'uwange, ndagira ngo nkubwire ngo umwuka wera n'uwawe. Niko Pastor yatubwiye, umushumba wacu Felisi niko yatubwiye ngo umwuka wera n'uwange. Nange ndagira ngo nkubwire ngo umwuka wera n'uwawe, ari muri wowe, akorera muri wowe, Pentekote ikorerwa muri wowe, umwuka wera ari muri wowe, kandi agendana nawe, akuyobora muri byose. Ni muri ubwo buryo rero, muri uyu mwanya wo kuzura mwuka wera, biravuga muri byavuga mu gihe ubona kutagifite urukundo, umenye ko mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, akigendera, umusabe utigaruka. Iyo agarutse muri wowe rero, ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo akora ku buzima bwawe, hari imyuka mibi isohoka ku buzima bwawe. Mwuka wera nagaruka muri wowe, mwuka wera niyinjire muri wowe, muri ibi bihe byo kuyoborwa na mwuka wera, muri ibi bihe byo gukorana na mwuka wera, reka mwuka wera agere muri wowe, reka mwuka wera akore muri wowe, reka mwuka wera areme muri wowe, reka mwuka wera avugire muri wowe. Iyo mitsi yazibye isibure, ayo magufwa yangiritse yareme. Bibiri irambwira ngo hanura uyabwire ngo ngiye kuyashyiramo mwuka wange. Haleluya. Mwuka wera nagera muri wowe, amagufwa yakuryaga ntabwo azongera kukurya. Mwuka wera ageze muri wowe, iyo mitsi uri kurya irakira mu izina rya Yesu. Mwuka wera ageze muri wowe, izo nyama zikubabaza, imitima myijima, ibyo birakira mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera nagera muri wowe, ayo maguru ahora kurya arakira mu izina rya Yesu. Mwuka wera nagera muri wowe, iyo mitsi uri kurya irazibuka mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuze ngo hanurira aya magufwa. Ndatumwe ndi umuhanuzi w'Imana, ndatumwe ndi profete w'Imana, ndabwira iyo mitsi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera nayigeremo, mwuka wera nagere muri ayo magufwa, mwuka wera nagere kuri izo nyama, mwuka wera nagere kuri uwo mugongo, mwuka wera nagere kuri ayo maguru, mwuka wera nagere muri ako gatuza, mwuka wera nagere muri izo mbavu, mwuka wera nagere muri uwo mutwe, mwuka wera nagere kuri uwo mutima, mwuka wera nagere muri iyo nda, mwuka wera nagere aho hantu hose, muri ayo maboko, mwuka wera nageremo, mwuka wera nagere muri ayo maso, mwuka wera nageremo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatumwe mu mwuka wera nagere muri uwo mutima, mwuka wera nagere kuri uwo mwijima, mwuka wera nagere kuri ayo mara, mwuka wera nagere kuri icyo gifu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nageramo ngo ngiye kubashyiraho umwuka wera. Imana igiye kuguzana mwuka wera agere ku buzima bwawe. Biravuze ngo hanura, turahanura mu izina rya Yesu Kristo, inyama zawe zibe nzima. Turahanura mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wera agere muri wowe, iyo mitsi ibe mizima. Turahanura mu izina rya Yesu Kristo, ayo magufwa yawe yahoraga babaye, yari yaramunzwe, yahoraga kocagurika, yahoraga kurya, wicara bikanga, umugongo wari ukuzahaje, wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ayo maguru yari akuzahaje, wakire gukira mu izina rya Yesu Kristo.
Ramashiko ya bandosika mwizina rya Yesu Kristo amagufwa yawe abe mazima mbaraga z'Imana zigere muri wowe mwuka wera agere muri wowe biravuga ngo mpanura uko tegetswe guhanura ayo magufwa tegetswe guhanurira ayo maguru tegetswe guhanurira uwo mugongo tegetswe guhanurira izo nyama tegetswe guhanurira uwo mutima tegetswe guhanurira mandasire boshikro mandosika tegetswe guhanurira iyo nda yawe mwizina rya Yesu Kristo wowe tarufite urubyaro wowe waraguribwa mu nda wowe waragubabaye kubera igifu harga kuboka mwizina rya Yesu Kristo amagufwa yawe aterane umubiri wawe ube muzima ukire mwizina rya Yesu icyago cyawe kigende ikibazo wari ufite kirangire ngo nuko mpanura uko negetswe nange ndategetswe ngo mpanure ngira ayo magufwa yawe yari yarabaye nk'amagufwa yumye umubiri wawe wari wabaye nk'amagufwa yumye ibigaragazo byarabaye byinshi iyo mwuka atari muri wowe hari imyuka kwinjirana iyo myuka y'uburwayi irazika kwinjirana iyo myuka yo kubabara irazika kwinjirana umwuka w'agahinda urakwinjirana umwuka w'ishari urakwinjirana umwuka w'icyaha urakwinjirana umwuka w'umubabaro urakwinjirana umwuka wo guterwa urakwinjirana umwuka w'amarozi urakwinjirana ariko Bibiliya yambwiye ngo panura umwuka w'Imana aze ku buzima bwawe nahagera indi myuka irahunga wakire mwuka wera mu izina rya Yesu wakire umwuka utsinda indi myuka mu izina rya Yesu uyu munsi wakire kubaho kubw'imbaraga z'Imana wakire kubaho kubw'imbaraga z'Imana ugiye kumenya ko ari Uwiteka Imana ubikoze ku buzima bwawe n'Uwiteka ubikoze n'Uwiteka ukuremeye amagufwa n'Uwiteka uremye ubuzima bwawe imitsi akayizibura n'Uwiteka ukijije amagufwa yawe n'Uwiteka ukijije uwo mugongo wawe n'Uwiteka ukijije uwo mutwe wawe n'Uwiteka ukijije ayo maguru yawe n'Uwiteka ukijije ayo maboko yawe n'Uwiteka ukijije icyo gifu cyawe n'Uwiteka ukijije uwo mutima wawe worusimbagurika n'Uwiteka ukijije uwo muvuduko wo kwinjiranye w'amaraso n'Uwiteka ukijije iyo diabete mu buzima bwawe n'Uwiteka usohoye icyo cyago mu buzima bwawe n'Uwiteka ukijije icyo kigerageza mu buzima bwawe n'Uwiteka utanze kuboka mu buzima bwawe nawe ukakira gusama ugatwita ugaheka mu izina rya Yesu Kristo ngo muramenya yuko ndi Uwiteka ugiye kumenya ko ari Uwiteka ushimira Imana uhimbaza Imana utambira Imana utanga ishimwe ko Uwiteka bikoze mu izina rya Yesu kubwira ijambo ry'uyu munsi ugiye kumenya ko uri Uwiteka Imana kandi ibintu Imana igukoreye ntabwo bisongera kugaruka ukundi ntabwo bisongera kukurya ukundi ibyo binagukuyeho ntabwo bisongera kukwinjirana ukundi ngo bigiye kubaho birinzwe n'uwo mwuka Imana igushyizemo mwuka baye uwawe agiye gukorana nawe indwara ziza zirukana amagufwa babarayakiza mwuka agiye gukorana nawe bya hafi agiye kugendana nawe bya hafi mwuka agiye kwinjira muri wowe ugiye kuburinzwe na mwuka wera kuko ari we Imana iguhaye ngo abane nawe ni umufasha mu byago no makuba Imana igiye kumuguha iramuguhaye habwa gukorana nawe mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zinjire muri wowe imbaraga z'Imana zikoranye nawe mandasire boshikore mandosika uyu munsi wakire kuvuga impundu ahavuzaga induru ugiye kuvuza impundu aho wariraga ugiye guseka aho waganyiraga ugiye kuhimbariza Imana irabikoze byakire mu izina rya Yesu Kristo umwami Imana nabishimire niko nsenze dusenga Imana mu izina rya Yesu turakoze ko umuhaye mwuka wera agakora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwe uyu muntu wari ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo uyu muntu wari uzajwe n'umugongo kwicara byanze uyu mugongo udakira herebota kutazonema ndahanura ku buzima bwe uko negetswe yakire gukira mu izina rya Yesu kuva uyu munsi uyu mugongo niwongere kumurya kubw'uyu mwuka wera
ugeze ku buzima bwe. Herebota ya zekiri binifo nikitazonema. Ndasengera uyu muntu warubabajwe n'amaguru kubera guhoragwa mu mitego y'ababi. Aya masanda turi imbaraga z'Imana ku buzima bwe kugira ngo abikandagire ntagire icyo bimutwara kandi yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo niko mbisenze, niko mbihanuyemo. Ndasengera uyu muntu wari ufite imitsi ihora imurya, ahora aribwa n'imitsi, ahora ababazwa n'imitsi, ahora ababajwe, afite ikibazo cyo kubabara mu mitsi. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo. Biravuze ngo hanura, ndahanura ku buzima bwe. Iyi mitsi yari yarazibye, yatangaga amaraso avuze, iyi mitsi zibuke mu izina rya Yesu Kristo, itembesha amaraso mu mubiri we neza, niko mpanuye mu izina rya Yesu. Ndasengera uyu muntu warubabaye kubw'inyama zitandukanye, ababajwe n'inda, ababajwe n'igifu, ababajwe n'amara, ababajwe n'umutima, ababajwe n'umwijima, ababajwe n'izindi nyama zigiye zitandukanye. Ndahanura ku buzima bwe, aya masaha yakire gukira mu izina rya Yesu. Inyama ziwe nizibe nzima kubw'uyu mwuka ugeze ku buzima bwe. Urakoze Mana. Nsengeye buri umwe wese ufite icyifuzo cy'urubyaro, reka yakire guheka, yakire gutwita, yakire gusama, yakire gushyira imugongo, yakire konsa mu izina rya Yesu Kristo. Unciye ngiki tuzabe duhimbaza Imana tuvuga amashimwe ngo warakoze Mwami. Herebota ya manda sikazonebo. Ndahanura ku buzima bwa buri umwe wari wihebye afite agahinda gakabije, reka yakire umure mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero Mwami, ugize neza kuri Imana ibikoze. Na burundi wese ufite ikindi cyifuzo gitandukanye, Mana ugisubize kubwo kwihesha icubahiro. Urakoze rero, ngabana n'ubwoko bwawe turabisabye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Gubwa neza, habwe umugisha n'Imana. Imana ikwishimire, ubyakire mu izina rya Yesu Kristo. N'Imana ibikoze ku buzima bwawe. Sangiza mwene so ubutumwa bwiza, sangiza mwene so ifunguro ry'umunsi, sangiza mwene so ijambo ry'Imana, sangiza mwene so ubu buhanuzi. Ahari ashobora kuba atari kuri urubuga, ariko wagiriwe umugisha wo kurubaho. Kuko wagiriwe umugisha wo kurubaho, niyo mpamvu ukwiye kuhamubera. Ngo mwishywa wa Pawulo amubera mu nama imugambanira, aramuburira. Nawe rero wamubereye ahangaha, musangiza ubutumwa bwiza aho yaba ari hose. Nawe yakire ijambo ry'ubuhanuzi kuri uyu munsi wa mbere, yakire kwinjira mu munezero no kwinjira mu mashimwe. Mugubwe neza, mwari kumwe na Professor Samuel. Umwami abahezagire. Shalom shalom. Zaburi ya mbere.